urakoze cyane. Noneho ubu ngubu ikindi kibazo gikurikiraho abakunzi bacu batubajije, ari uwatubajije ati ari ugucumita vuba no gucumita gake ni ibihe biryoha? Gucumita vuba buriya kenshi gucumita vuba bishobora kuviramo kubabara, ariko umugabo yacumita gakeya ajyanamo gakeya ntihahandi bishimisha umugore, kandi bigatuma n'umugore aryoherwa, bigarushaho ko umugore ashobora kunyara cyane, akanyarira imboro nayo ikishima. Ni umugabo ari gucumita agenda acumita gake buhoro, nibyo bintu bya mbere biryoha. Aho gucumita cyane urumva n'uburi hutihute ntabwo biryoha, ntabwo bishimisha umugore. Uramutse ugendeye ku bice by'inyuma uko igitsina gore kigaragara, ukagendera nko ku bice by'inyuma ibyo ubona physically fit, wagendera kuki cyangwa niki washingiraho uvuga ko umukobwa aryoshye? Kucyo nashingiraho urebye ku gice cy'inyuma, umukobwa ufite aciye imyeyo, ufite imishino, uwo mukobwa aba aryoshye. Oya, ahanga ndi kuvuga ku gice cy'inyuma yambaye atambuka. Yambaye ari kugenda. Aho umenyera ko umukobwa aryoshye, ni ukuvuga ngo aba afite igituba, kiba cyagiye kikishushanya, cya gituba kishushanya mu mwenda. Rero hari ukuntu kibyimbamo neza, ukabona kirabyimbye, cyane cyane nakoresha nka kora. Wambaye kora igituba kiba kibyimbyemo, uwa mukobwa ufite igituba kibyimbye mu myenda. Hari no ukuntu abaza no kukigendera, ubwo abahungu benshi baba bazi kubireba, kumenya umukobwa ufite igituba kiryoshye cyangwa se umukobwa ufite n'igituba kinini. Ubundi birebera mu myenda yambaye, ufite igituba kinini nyine kigaragara, uwo mukobwa aryoshye. Hari umuntu twahoze tujya impaka, ari ibintu twajyagaho impaka nageraga ngo nsobanurire. Umuntu twagiye impaka arambwira ati burya isugi yanyara. Isugi? Umuntu uri gutakaza ubusugi muri ako kanya ngo ashobora kunyara. Ibyo bintu hari ikintu bizi? Namabeshye. Ntabwo isugi yanyara. Byaba byatewe n'iki se ubundi kugira ngo ntinyare? Uri kuvuga ngo yikiri isugi, ni ukuvuga ngo abagifunze, ntago ntandi nyine iyo bamurongo yakiri isugi, hari agatsi kaba karimo imbere yo gacika, kugira ngo imboro ijye yinjiramo neza, yinjire mu gituba, atangire kubona uburyo. Ni ukuvuga ngo nta sugi, uko kundi nyine kuvuga ngo umukobwa bamuciye umutsi nyine baramusugiye, nimba kumusugira niko navuga, wenda arakiza akora imibonano, ntago yapfa kuvuga ngo niyo yarongwana akaje ntago yanyara. Ni ukuvuga ngo umukobwa wese unyara kenshi nuko navuga aba yarabyaye, yarabyaye nyine afite umwana. Umukobwa rero ujya yino kuvuga ngo njye nabifata nk'akiri isugi, iyo atangiye azana ububobere, aroroha akazana ububobere, ariko ntabwo ashobora kunyara inka za nkari nyine kuzana amazi, ntabwo bishoboka. Ese ni ikihe gice bibandaho iyo barimo baranyaza? Ni ikihe gice? Igice bibandaho cyane iyo uri kunyaza wibanda kuri rugongo. Nicyo gice bibandaho. Noneho iyo ushaka kugira ngo uryoherwe cyane no gucumita bizamo, ariko cyane cyane bibanda kuri rugongo. Yego. Buriya abantu benshi babyumva mu buryo butandukanye, ariko njye ikintu nifuzaga kumenya ari imboro ndende n'ingufiya, isiramuye n'idasiramuye, ugendeye kuko wowe ubyumva, wumva nk'iya biryoshye yabimeze ite? Biterwa buriya n'umuntu icyo akunda. Hari ukunda ndende, hari ukunda n'ingufi, tugiye dutandukanye. Ariko ni ukuvuga ngo ntabwo wenda nk'ukumbora ziramuye, imboro isiramuye iraryoha pe, uko yaba ingana kose. Imboro isiramuye iraryoha bitewe nanone uko yaba ingana kose, nta nubwo navuga ngo bitewe, kuko iyi isiramuye itera peti. Itera peti
kandi niyo uwahuye na wa muntu utazi kubikora uwo mugore ahubwo ushobora kubyikora kuko ubona ari imboro ishimishije. Nta handi ushobora no kuyifata ukayisoma kuko ubona isa neza. n'isiramuye isiramuye. umuntu udasiramuye ntiwamuha. wenda nimba hari unteze amatwi udasiramuye nyihanganire, ariko udasiramuye ntabwo naguha. ese ni nk'izihe ngaruka cyangwa ikibazo cyaba umuntu udasiramuye yahura nacyo? Ingaruka ni nyinshi cyane. Umuntu udasiramuye aba afite 90% aba yemerewe kurwara indwara zose zandura mu gitsina byihuse. Ashobora kujya kunyara nk'ahantu muri tuwarete, ashobora kuvanamo umutesi byihuse. Abashobora mbese navuga ko indwara zose zo mu gitsina abashobora kuzandura ku kanya. Imibonano yaryamanye n'umukobwa urwaye ufite ubwandu biba byoroshye kugira ngo yandure, cyangwa se afite izindi ndwara biba byoroshye. Ariko umuntu usiramuye buriya ni ikintu kigora kugira ngo yandure, biba bigoranye. Icyo cyiza nyine cy'umuntu usiramuye n'abatishiramuje rwose babigana bakisiramuza, kuko isiramuza ni byiza kandi abagore dukunda imboro dusiramuye. urakoze cyane rwose kuri ubwo bumenyi dusangije. Ubwo n'abandi bose bumvireho, umuntu utarakoze subscribe akore sub, ubundi akande kunzogera kugira ngo ibintu byose ajye byumva kandi anasharinge kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi cyane bishoboka. Kandi tubafite n'ibindi byiza tubafite, ni ukuri kudukurikirana ni ingenzi kandi ni inkunga ikomeye. Murakoze cyane.